Uraho neza. Nitwa Victor Tugirimana. Nkaba ndi umuyobozi wa company Shangi. Nkaba ndi umuvuzi gakondo uvurisha ibimera bidatakaje umwimerere wabyo. Aya masaha rero kuri uyu munsi nongeye kugusuhuza, kwifuriza amahoro y'Imana, kandi nanone nkomeza kukwibutsa yuko COVID-19 ntaho yagiye, iracyahari. Urasabwa rero gukanguka kugira ngo ukomeze kwirinda, urinde abawe, urinde umuryango wawe, urinde n'abanyarwanda muri rusange, kandi by'umwihariko nubikora neza uzaba ukijije ubuzima bwawe ndetse ukijije n'ubw'abandi. Kandi wibuke neza yuko amagara aseseka ntayorwe, kandi COVID ntipimisha ijisho. Nshuti yanjye rero, uyu mwanya nongeye kuza kugira ngo nongere nkugezeho bya byigisho by'ubuzima nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Uyu mwanya tugiye kongera kukubwira ku ndwara yitwa hemorrhoide. Hemorrhoide ni indwara ifata abantu bose. Ni indwara ifata abagabo n'abagore, ifata abasore n'inkumi. Iyi ni indwara ishobora gufata abantu batandukanye kandi ikabasigira ibibazo bikomeye. Icyambere, hemorrhoide ishobora kwanduzwa n'inzoka yitwa ogiziri. Hemorrhoide ishobora kwanduzwa n'inzoka bita telekomunasi. Hemorrhoide ishobora no kugirana isano ya bugufi cyane n'inzoka ya mibi. Ariko kandi hemorrhoide by'umwihariko yanduzwa na mikorobe. Mikorobe zifata amara, zifata imyanya isohora umwanda. Izi mikorobe ziragenda zikitekera mu iherezo ry'amara matoya, hanyuma umuntu agatangira kugira ibimenyetso bikurikira. Hari ukujya kwituma bikanga, ibyo bita constipation cyangwa se impatwe. Kwituma bikanga, ukikanira, hanyuma ugasharirirwa mu gihe urimo wituma. Hanyuma ikindi kimenyetso, ushobora kugira udusebe mu kibuno. Udusebe mu kibuno dushobora kuzamo ari byo bita karizo, cyangwa se nyine utubyimba two mu kibuno. Ushobora kwituma ukituma amaraso. Ushobora kwituma amaraso mu gihe umuntu arimo yituma, ashobora kwituma amaraso. Ikindi kandi hari ugukunda kwishimagura cyane mu kibuno kenshi. Kwishimagura kenshi mu kibuno no kugira uburyarya mu kibuno, hakazamo amazi, hagatutubikanamo utuntu tw'utuzi, bityo ukajya uhora wumva wakwishimamo buri mwanya. Ikindi, umuntu ababara mu ruhago aho igitsina gitereye. Umuntu ababara mu ruhago. Ikindi, agacika umugongo cyane. Agacika umugongo wo hasi. Hemorrhoide ni indwara mbi. Ikindi kiranga umuntu urwaye hemorrhoide akunda kugira ibibazo byo kwibagirwa, akunda kugira ibibazo by'isereri. Umuntu urwaye hemorrhoide akunda kugira ibibazo byo mu rutirigongo, akunda kugira ibibazo nanone by'ibinya. Ibinya biza cyane cyane, akagira ikibazo cyo mu mavi, akagira ibibazo byo mu birenge. Umuntu urwaye hemorrhoide ashobora kugira izi ngaruka zikurikira. Hari ukuba ingumba, kuba ikiremba cyangwa se kutabyara. Hari kugira ibibazo muri appendicite, muri appendix, karwaramo indwara bita appendicite. Ahangaha ni muri iriya nyama ikunda kuyungurura ibijyanye n'amabuye. Muri appendix, inyama ikunda kuyungurura ibijyanye n'amabuye cyangwa se n'umwanda mu mubiri w'umuntu. Iyo ngiyo ishobora kugira ikibazo, umuntu akaba yagira ikibazo cyo kw'iyo nyama itobagurika. Icyo gihe rero yabyimbye, umuntu ashobora no gupfa. By'umwihariko hemorrhoide ni indwara ivurwa igakira iyo wikurikiranye neza. Bimwe rero mu byo ushobora gukoresha kugira ngo uhangane na hemorrhoide. Icyambere, uzakoresha cyprès.
sipure, imbuto za sipure n'amababi yabyo, uzakoresha seleri, uzakoresha teyi, uzakoresha tungurusumu. Bikorwa bite rero? Uzafata sipure nka garama 200, uzifate uzisekure neza, nurangiza uzicanire muri litiro 5 z'amazi, wongeremo garama 200 za teyi, wongeremo ibibabi 12 bya seleri, wongeremo intete 3 za tungurusumu. Nurangiza uzajya ufata ayo mazi yiyogeshe mu kibuno neza, ubundi ufite amahirwe ko ufite bya bikoresho by'abazungu umuntu yicaramo, wicaramo ukamaramo iminota hagati y'10 na 15. Iyo ubikoze neza ukabikora mu gitondo na nimugoroba, ukabikora iminsi 6, hemoroide uba urimo kuyihashya. Icya kabiri, ushobora kujya ukunda gukoresha ibintu birimo antibiotique, nko gukoresha salade igizwe n'igitunguru na tungurusumu na karoti na kokombure. Ibi ngibi ukabikoresha, ariko ntushyiremo mayonnaise, ntushyiremo ibijyanye na vinegere, ahubwo ukakamuriramo indimu cyangwa se ukayikatiramo. Iyi salade nuyirya neza izagufasha cyane mu guhangana na hemoroide. Undi muti uzakoresha, uzaza rero muri kampani Shangi, uzaza muri kampani Shangi, hanyuma tuguha umuti witwa Abatus. Abatus ni umuti mwiza, ushobora kuyibona ari ifu, ushobora kuyibona ari amazi. Uzayikoresha gute? Uzajya ufata iriya ifu utonyangirizemo iriya y'amazi, nurangiza wisige hahandi nyine hemoroide ziri. Ikindi uzakoresha, uzashaka kanzero ikorwa na kampani Shangi. Aloe kanzero ikorwa na kampani Shangi iba ari amavuta kandi ari isabune. Uzazifata zombi rero, uzaza ukaraba iyo sabune, nurangiza wisige ayo mavuta. Mu gusohora imyanda y'imbere rero mu mubiri, uzajya ukoresha detox ikorwa na kampani Shangi. Ni umuti uboneka ari ibinini, ni umuti uboneka ari ifu. Uwifu uzakoresha ikiko kimwe mu gitondo mu byo kunywa bishyushye, mu gikoma kidafite isukari, mu mazi ashyushye, cyangwa se mu cyayi cya mukaru harimo agasukari gakeya, birumvikana. Akayiko kamwe mu gitondo, akandi ni mugoroba. Ukabikora iminsi 3 wikurikiranye. Uw'ibinini uzakoresha ikinini kimwe mu gitondo, ikindi ni mugoroba. Ubikora iminsi 3 wikurikiranye. Mu gusohora imyanda, kubera yuko twabonye ko ishobora guterwa na ya nzoka yitwa oxyre, iyi hemoroide turagusaba gukoresha habatunemu. Uzakoresha habatunemu, ushaka kuyikoresha ari ifu, ushaka kuyikoresha ari ibinini, ushaka kuyikoresha ari amazi. Habatunemu y'amazi ukoresha ibiyiko 4 mu gitondo, 4 saa sita na 4 nimugoroba, ukayikoresha iminsi 6. Habatunemu y'ibinini uzakoresha ikinini kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Ni ibinini bikozwe mu bimera. Iyi fu uzakoresha ikiko kimwe mu gitondo mu byo kunywa bishyushye nkuko twabivuze kare, mu gikoma, mu mazi ashyushye, cyangwa se mu cyayi cya mukaru. Ikiko kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Ubikore iminsi 6. Nubikora gutyo uzaba urimo uhangana na hemoroide. Hanyuma uzakoresha produit yitwa Rusendina rero ni produit ifite ubushobozi bwo gusohora imyanda
ndetse by'umwihariko no kuri abo bantu baba bagizweho ingaruka n'izo ndwara, ashobora kuyikoresha kugira ngo imwoze mu nda, ashobora kuyikoresha kugira ngo ifashe urutirigongo, ashobora kuyikoresha kugira ngo ifashe ibijyanye n'ubuhumekero. Iyi ngiyi izagabanya bya binya umuntu agira, iyi ngiyi izagabanya cya kibazo cyo kumva uruhago ruremerewe, iyi ngiyi izagabanya cya kibazo cyo kuribwa mu kiziba cy'inda, iyi ngiyi izagabanya by'umwihariko cya kibazo cyo kumva amavi adahagarara neza wumva akocagurika. Iyi rusendera rero nuyikoresha uzaba ukemuye ikibazo kijyanye n'izo ndwara tuvuze haruguru. Hanyuma rero uzayikoresha gute? Uzakoresha ibiyiko 3 mu gitondo, ukoresha ibiyiko 3 saa sita n'ibiyiko 3 nimugoroba. Uzayikoresha iminsi 6. Hanyuma rero by'umwihariko ibi ngibi nubikoresha neza bizagukiza hemoroide, bizagukiza hemoroide. By'umwihariko rero reka tukurangire nomero ushobora guhamagaraho ushaka ubufasha bwihuse: 078 540 82 52. Iya kabiri 078 22 124 88. Tigo 078 07 mumbabarire 072 kabiri nanone 50 82 52. Ishangi Company Limited, ibimera n'umwami w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. Kandi by'umwihariko nshuti yanjye, icy'ingenzi ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Murakoze, Imana ibahe umugisha.